wasanga nde ibintu nibishakwa nasanga ubona kunze kandi ari hari ikintu nemera bakunda kuvuga ngo ubuzima bw'isi ni gatebe gatoki wishima none ejo ukababara. Urukundo ni iki? Urukundo ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Ngaho bimbwire mbyumve ko bikomeye koko cyangwa urukundo ni sure nukuri. Ufite amafaranga n'amafaranga nyine, amafaranga nayo ni meza ariko buriya habanza urukundo. Habanza urukundo. Iyo urukundo ruhari amafaranga nayo araboneka. Uyu mugabo bita William Shakespeare wanditse igitabo cya Romeo na Juliet, izo nkuru ujye uzumva? Ndazumva. Yaravuze ngo urukundo ni indwara y'ubusazi. Yego, urukundo ni rwo rwa mbere. None se urukundo warurya? Yego, urukundo ruhari naryama nkasinzira kandi nkamera neza. Ndetse ko hari igihe ubabara kandi ufite amafaranga. Ni ibintu bibaho cyane ariko buri urukundo ni rwo rwa mbere, ni rwo rwiza. Tubwiye niyo waza ufite imodoka imeze ntagukunze nyine ubwo nibyo. Yego, niyo waza umbwira ngo ufite amataje ni 10. Ni ikintu dusaba Imana pe. Suko batarakundanye baba barakundanye cyane ariko nyine nakubwira ko ari abazimu, n'abazimu baba bateye ntago nyine. Turongeye tubahaye ikaze rero bakunzi ba Rwagakoco Live TV, Satya TV Online TV Station. Uyu munsi okay, abari amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, tutibagiwe namwe muri mu mujyi wa Kigali, turabasuhuje kandi turabakunda, tunabaha ikaze cyane cyane nabari abantu baba diaspora, namwe tubahozaho umutima kabisa. Uyu munsi rero tudatinze twagarutse iwacu muri social life. Social life y'uyu munsi dufite iki? Umuntu rero yicaye iruhande ari gutuma ibitekerezo bigenda, sinzi nimwumva ndi kugobwa nkavuga amagambo adasanzwe shamumenye icyabaye kabisa. Hari ukuntu njya numva bavuga ngo hari ibintu ngo bikururana hagati y'abantu n'abandi, ubu mukanya n'ibinkurura. Okay, uyu munsi tuje kuvuga ku kintu bita urukundo. Love moment. Bimaze kugaragara ko urukundo rwakamye mu bantu. Tukibaza, ari urukundo ari n'amafaranga ni iki kiyoboye isi? Ese urukundo ni iki? Ese umumaro w'amafaranga ni uwuhe? Ni iki twakwitega mu buzima? Ni iki cyiza? Turi kumwe nande muri studio? Divine. Mwana ninde? None warukundo amajwi batandukanye ngo Divine naturaguritse nasakuje nasaze ariko Divine. Okay, Divine, urukundo ni iki? Urukundo ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Ngaho bimbwire mbyumve ko bikomeye koko cyangwa urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Fata ko gikomeye cyane nyine. Gikomeye nka beto cyangwa nka kirarusha beto. Iyo urufite kirusha beto. Okay, ukuri wowe urufata nk'iki nyine kuvuga kirakomeye? Kuri jewe urukundo ndufata nk'ibintu byose, sibyo? Ufite urukundo bafite byose. Sure. Nukuri. Ufite amafaranga n'amafaranga nyine, amafaranga nayo ni meza ariko buriya habanza urukundo. Habanza urukundo. Yego. Iyo urukundo ruhari amafaranga nayo araboneka. Amafaranga araboneka. Njyewe se ko hari akantu nzi. Uyu mugabo bita William Shakespeare wanditse igitabo cya Romeo na Juliet, izo nkuru ujye uzumva? Ndazumva. Yaravuze ngo urukundo ni indwara y'ubusazi, ifata igice cy'ubwonko igatangira ikakwereka ibintu bidahari ikagushukashuka. Nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo urukundo ni ikintu gikomeye. Ubwo nawe uratemera ko urukundo ari indwara yo mu mutwe? Data we mva. Okay, aho ndumva turi kujyana. Urukundo ni rwiza mani. Ushaka kuyirwara iyo ndwara ariko ni rwiza. Ni rwiza. Amafaranga ubundi akora iki? Amafaranga akora byose. Yego, adufasha kubona imyenda, kubona transport, mbese adufasha byinshi no kurya, mbese. Ariko wowe ngo urukundo ni rwo rwa mbere? Yego, urukundo ni rwo rwa mbere. None se urukundo warurya? Yego, urukundo ruhari naryama nkasinzira kandi nkamera neza.
icyumweru cya mbere cya kabiri cya gatatu nta kurya nta kunywa. None se reka nkubwire ko hari umuntu ufite amafaranga ariko nta rukundo afite, ya mafaranga aba ari impfa gusa kuri we. Are you sure? Ni ukuri pe. Ariko mfite amafaranga ndarya icyo nshatse, ndasohokera aho nshatse, ndabonana n'uwo nshatse, narangiza ngo amafaranga si wo munezero. Ni byiza kuyagira pe. Nta n'uwanga kuyagira. None mubaze, wabona umuntu umaze gatatu utarya, udafite umwenda wo kwambara, wabuze nayo kwiyogoshesha umusatsi, wicaye hariya mu nzira ari guseka? Hoya, uko byaba bimeze kose ugaseka mu kubera urukundo ntabwo bararurya. Ako se ko narinzi ko abantu bakunda ibintu ari abakobwa, noneho uruwa. Oya njye reka nkubwire, njye ntabwo nshobora kugukunda ngo umuhungu ukurikiyeho amafaranga. Ariko amafaranga ashobora gutuma impamvu uko waza umeze kose ufite amafaranga, njye nta nubwo nanagukunda. Nagukunda ndetse ni ngombwa njye kwihatiramo urukundo ntafite. Niyo waba uri umukene ariko nkagukunda nta kibazo. Ubu wanyikundira ukumeze? Why? Oya ibyo tube urangatiye ubu yaba nari mfite ka kantu utunga hari ikintu kikatwigira. Ntabwo ariyo mpamvu nakubwira ibyo ngiye, ntabwo ari byo nkurikira urukundo. Yego, ubundi urukundo rufite sibyo, uko waba umeze kose iyo ufitanye umuntu n'urukundo sibyo, uko byaba bimeze kose birakunda. Uzarebe n'umuryango iyo ufite urukundo, yewe iyo mu muryango bafitanye urukundo, yego ibintu byose birakunda, baburara babwirwa bahora bishimye, ukishima wabura. Yego, ndetse ko hari igihe ubabara kandi ufite amafaranga. Ni ibintu bibaho cyane, ariko buri urukundo nirwo rwa mbere, nirwo rwiza. Amafaranga rero turayakeneye kuko turi abana b'abantu kandi dukeneye gukora buri kimwe cyose, ariko urukundo ngo nirwo rwa mbere. Yewe data we, Jesse bikubwiye niyo waza ufite imodoka imeze ntabwo ukunze nyine ubwo nibyo. Yego, niyo waza umbwira ngo ufite amataje ni 10. Okay, none rero tutagiye kure, ari amafaranga n'urukundo ni iki kiyoboye isi? Nta mafaranga byo birumvikana. Why kuki urukundo atari rwo ruyobora isi kandi uvuze ko ufite urukundo abafite byose? Nyine abafite byose, ariko ntabwo impamvu nkubwiye gutyo, nyine isi yacibowe n'amafaranga. Yego, nyine nta rukundo rukiriho. Nawe urabyemeye. Rwabuze kubera ariko ntabwo ari bose ntabwo ariko badafite urukundo. Rwabuze kubera iki? Rwabuze nyine kubera ko nyine rwabuze urukundo, rwabuze kubera musigaye mukunda amafaranga kuruta ibindi. Ntabwo ari bose bayakunda, twese tudatangira kudushyira mu mibare. Abakobwa mukunda amafaranga, mukunda ibintu. Oya, ntabwo ari bose. Njye ntabwo nkunda amafaranga, nyine ndayakunda ariko ntabwo nkunda amafaranga y'undi muhungu. Nkunda amafaranga ngiye ku giti cyanjye nakora. Ako Devin, wenda wirengagije ko turi kuri kamera, magaze hariya, hahagaze n'undi muntu hariya, dufite ibintu bitandukanye. Meze ukundi nyine nta kindi mfite, undi nawe ahagaze ukwari ariko afite imodoka, afite inzu, afite amafaranga. Turasa, okay, turi nk'impanga. Utubonye bwa mbere wasanga nde? Ibintu nibishakwa nasanga ubona kunze kandi ari hari ikintu nemera. Bakunda kuvuga ngo ubuzima bw'isi ni gatebe gatoki, wishima none ejo ukababara, sibyo? Yego. Rero kumbwira ngo nasanze ngo umukire ngafite amafaranga, none kuki utakumva ko iby'isi nyine ari gatebe gatoki gutyo umuntu mwakundana none ejo akakwana? Nyine bibaho, ariko reka turi kuvuga ku rukundo sibyo? Naba ndi umukene naba ndi umukire, mfite urukundo bafite byose. None se n'abantu twumva batemana barahoze bakundana, tuvuge ko batigeze bakundana. Abo nyine barakundanye, ibyo ni ibyabo, ntabwo tuzi ibyabo. Cyane ko turebe inyungu zacu, twebwe tujya dusenga Imana tukavuga ati Mana uzaduhe gukunda abagabo bacu cyangwa se abavandimwe bacu, uzaduhe kubakunda kugeza ku gupfa, sibyo? Ni ikintu dusaba Imana. Si uko baba batarakundanye, baba barakundanye cyane, ariko nyine nakubwira ko ari abazimu, n'abazimu baba babateye ntabwo bihaye. Okay, turabashimiye cyane rero, reka tureke kujya kure, ariko ikigaragara cyo urukundo ni rwiza iyo abantu bari kumwe bahuje. Ndakeka uramutse ukunda umuntu by'ukuri
wenda reka tureke no kureba kuri runo rukundo rugamije ko abantu babana, duhere kuri uru rukundo rwa kivandimwe. Ntabwo waba ukunda umuvandimwe wawe by'ukuri ngo uba ufite umufuka w'umuceri hariya ubona agiye kuburara, uramuhaho nawe azagira iki ukunda kandi nanone ntitukagire ese kandi n'igihe yaba ufite akanga kuguha kubera ko nta gukunda nyine. Iyigo nyine nibyo ndi kuvuga. Cyangwa se uwo mutima nta ufite wo kuguha. Ase undi uwo mutima mwo wagiye mu bantu. Ubona okay, mbere yuko dusoza ni wowe ugarutsemo. Ubona ari ibihe bintu bitatu byatumye urukundo rushira mu bantu? Ntabwo mbizi, nuko badasenga. Icyambere nuko dasenga, icya kabiri ntabwo mbizi. Akazi kawe nyine ubwo nta nuwo bazaza ngo bacomeke mu rukundo. Urukundo ku giti cyawe no ugomba kurugirira umuntu runaka bitewe nuko wamwiyumvisha, kuko nese mubwira ngo abantu bose ngiye ngo niko mbiyumvamo cyane. Ngira abo nimvamo nabo ntiyumvamo. Okay, turashimiye cyane bakunzi ba Satya TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. This is the table of debate in love session. Mugire impagarike n'ubugingo, urukundo n'amafaranga, imigisha n'ihirwe. Bye. Bye bye bye, ciao ciao.